ya mpano kwa mbere yafashe umwana w'umukobwa nibwo yafashe aya mashusho ari naked y'umwana w'umukobwa yambaye ubusa n'ubwambure bwe. Akimara kumugeza mu byumba yafashe telefone amushyira on streaming, ara streaming ahamagara umuntu umwe ku wundi, agenda ahamagara abantu yerekana ubwambure bw'umwana w'umukobwa. Ibi ngibi tubyihorere tubirenze amaso duceceke. Ariko bambi ntabwo ibintu twibuze kuza ahangaha ngo tunyure iruhande. Sinzi impamvu ngo mu Rwanda dufite abafeministe, ariko niba umuntu ashobora gufata igitsina gore akakigira umwanda on this level, urimo kumva, akagira umwana, ntabwo ngo dufata ngiye mfite amashusho gusa udufata ngo mpubuka. Ibi ni ibintu biteye agahinda. Ariko noneho niba umuntu iyo umwana w'umukobwa bateretse video hariya nawe agatandaraza akajya yigira ibintu utamenya ngo ni attraction, we ntago abatekereza. Ibi bikorwa nabyo biteye iseseme wa mugani. Ibi bikorwa bigenda hariya, ariko ku rundi ruhande reka tuvuge ko nko mashusho nabashije kubona, nko ibintu nabashije kubona n'amaso yanjye, urimo kunyumva. Kugeza uyu mukobwa avuze ariko ugomba kurindwa ze victim kugeza amasaha, byagaragaraga ko ari gukorerwa ibintu atagizemo uruhare. Yego urimo kunyumva Jay? Byagaragaye ko ari gukorerwa ibintu atagizemo uruhare kuko amashusho agaragara. Uburyo uvuzemo ko urugiye kuvuga nkaho video nawe wayibonye yakugezeho. Urabizi ko hano ibintu byo kuvuga ngo bya video yakugezeho nta video nabonye nta niyo nzapfa mbonye. umva nkubwire Jay nongere mbigusubiriremo, sibyo? Abantu mbigusubiriyemo kandi niko biri. Guys, mutapinga screen. Bari barimo baravugana na ya mano kuri video call. Kujya live bihahanwa nde, bazamenya bavuga ngo bagiye guhamagaza nde, turabaza umuntu wese yemerewe kubireba. Kujya live, iyo umuntu agiye live agafata telefone akahuriza hamwe umuntu urenze umwe muri icyo gikorwa, ndavuga uruhame, niba tubizi neza mu ruhame nkuko umuvugizi wari yabidusobanuriye, ni igihe urimo kunyumva ikintu kiba cyarebwe n'abantu barenze umwe, nirwo ruhamwe. Uruhame ni igihe ikintu kiba cyakorebwe n'abantu barenze umwe. Ibi ni ibintu yatwibwiriye kuri space igena na Mostinzi. Brian wari uhari rabyibuka mu myaka yashize. Rebera aba bantu we ngo niba koko yamano yarabikoze ngo yaragambaniwe, ariko aba bari kumva icyo ikingoryi. Umuntu wagambaniwe ubu ni ukugambanirwa gutya. Murebe ngizi video, dore ngiyi. Uyu si ya mpano ahanejo bundi kuwa mbere muri hoteli mu Busanza kwa Bamporiki. Clearly aha ni kuwa mbere kwa Bamporiki mu Busanza. Aha niho yafashe, yari yishimye, umva streaming ahamagara mu Bubiligi, akava mu Bubiligi avuga ati noneho murebe uwo mfite, agahindukiza kamera umwana n'ubwambure bwose akerekana abo bantu, akerekana ibyo bintu. Ariko rero Godfather buretse nkubwire, je nkurikije aya mano tubonana ukuntu nabonaga nyine ari kumbwira ati se Brian nta muntu, twese nta muntu utagira utuntu muri telefone, kandi kuko nanjye nkumva ibyo bintu nibyo. Ati rero kuba umuntu yaza akafata telefone yanjye, kandi urabona nkanjye telefone yanjye Tesha nyine afiteho all access, urukumva ahantu hose ajyamo, yaba ari iyo muri my own eyes, muri my eyes on, muri hidden, nyine ibintu byanjye byo utuntu twanjye twose ko muri phone Tesha tujyamo. Ubwo ntumutanze mberetse nyine mbikubwiye. Ubwo ni telefone yawe nibinyerera ntituzajya dutekereza ko uyu ngo ari wari. Ntabwo bizanyerera. Nyine ngiye kugusobanurira Godfather mva icyo ndi kukubwira. Urumva nyine icyo uno mwana yaravugaga ati niba umushuti wanjye twagendanaga nawe ufite email yanjye, ufite access kuri email yanjye, ushobora kujyamo, ushobora kunsubiriza message zo kuri email, kuba yafata ikintu muri telefone, kuko nanjye ndabyumva ndavuga, ariko rero yaba ari umwana mubi. Nyine gerageza kumubaza se uri gutekereza ko yabitewe n'iki, nyine nawe adusobanurira nyine ubuzima bwabo buri prive, nyine atekereza ko yaba ariyo mpamvu yabikoze. Ariko se nanone nkongera nkibaza, ibyo birabaye umuntu akuyemo telefone ibi, none ikintu gitangaje, ibintu biracyari bishyashya, biracyari bibisi, nibwo abantu bakibamanura imageragere.
ni ukuvuga ngo mu matwi y'abantu ibyo bintu biracyarimo. Reka tubyite ko wenda yavuganaga n'inshuti ziwe atatekerezaga yuko bashobora gukora screen recording kuri izo call video bari gukorana. Nta n'ubwoba, nta n'ubwo ashobora no kugira amakenga avuga ati umuntu wenda wankoreye ibi bintu bwa mbere man yari best friend wanjye, noneho ubungubu uyu muntu wundi we duhuje ubungubu turi kuvugana ubungubu wenda kuko duhuriye mu Bubiligi ejo bundi cyangwa se twamenye ejo bundi, ndamwizera bingana iki ku buryo adashobora gukora kuri kodinga ibi bintu turi kuvuga. None se hehe utambwira ko iyi ngiyi ari indwara, ahubwo uko tuba turi kuvuga umuntu tukaguma tuvuga umuntu ngo yakoze ibintu, ahubwo ugasanga muri we ni ukuri ntabwo ari we icyo bintu, siwe ntabwo ari we, siwe Either ni indwara afite, kandi nabyo birashoboka. Hari umuntu ushobora kugira indwara yo kumva yuko niba buri mukobwa wese babonanye agomba gufata iyo bikode, niba buri mukobwa wese agomba, cyangwa se ibyo ndetse ushobora kuvuga ngo kutigirira icyizere ukavuga ati genza